amahirwe agera ku bayaya bagahinduka ibyamamare. Amahirwe panu bavutse bigiye ku TADOWA mukaba mwarageze mu nteko zishinga amategeko. Abantu mwavutse mwambara ibipira, igipira ari ikanzu ndetse ikaba n'ikabutura, ari igipira wiseseka. None ubu ngubu amahirwe yaragusekeye, uri umuyobozi uyobora abandi, wabaye afandi, wabaye umuntu ukomeye. Amahirwe mwabaye ibyamamare, ariko tumenya aho muvuka. Hamwe mwamurikisha urubingo, ari ukuntu twajyaga tumurikisha urubingo kera gutya, amatara ataraje, ubu amatara yaraje. Mbifurije amahirwe muri uriya mwaka tugiye gutangira. Ibyo utabonye mu bakobwa bawe uzabibone mu bahungu bawe, ibyo utabonye mu bakoza bawe Imana izabiguhe mu bakazana bawe, ibyo utabonye mu Rwanda uzabibone mu mahanga, ibyo utabonye mu ntara uzabibone i Kigali. Sabiye andi mahirwe. Hari ibintu watakaje mu buzima bwawe, hari ibyo utabonye uri umwana muto, hari ibyo utigeze ubona, hari ibyo utigeze wumva, hari ahantu wavukiye, hari aho wakuriye, hari aho warerewe, hari abantu mwakubitanye, hari abo mwahuye, ariko nje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Abakunzi ba M.CHALENE aho mumurikiranira muri hose, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibahe umugisha ko mukomeje gukurikirana ubutumwa bwiza. Hanyuma muzaba mugize neza nimukomeza no kubwizera ndetse mugakurikiza icyo ubutumwa buvuga kubw'impuguro n'inyigisho zitandukanye tujya tubanyuzaho. Nizere ko rero hahinduka byinshi nkuko bamwe mugenda mubitubwira. Imana ikomeze kubitaho no kubarengera inyuze mu butumwa bwiza. Tugiye kureba muri yo ibice 42 umurongo wa 12 ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000. Reka ndekera ahangaha. Nashakaga kubifuriza muri uyu mwaka twatangiye, nifuzaga kubasabira guhirwa nkuko Yobu yahiriwe. Numva ari kimwe mu ijambo ry'Imana ndi gutanga muri uyu mwaka twinjiyemo. Ndumva nifuza kubifuriza guhirwa, mbifurije guhirwa. Ndumva nababwira ngo muzahirwe. Nukuri ibitaraguhiriye ukimara kuvuka, basi uzahirwe mu myaka yindi usigaje. Ibitaraguhiriye uri umukobwa n'ubu umugore uzahirwe. Ibitaraguhiriye uri umugore uzahirwe warashaje. Ibitaraguhiriye uri mu ishuri uzahirwe nurangiza. Ibitaraguhiriye urangiza uzahirwe wabonye akazi. Ibitaraguhiriye mu buto bwawe uzahirwe mu bukuru bwawe. Ibitaraguhiriye muri uriya mwaka warangiye, Imana iguha amahirwe muri uyu mwaka turimo. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo igiti naho cyatemwa kirongera kigashibuka ndetse kikagira amashami menshi n'ibibabi byinshi ndetse by'ibitontome. Imana ishimwe. Erega ya magufwa yarari mu kibaya bategetse, Imana yategetswe guhanurirwa ngo yongere ubuzima, yongera kujyaho inyama, ajyaho imitsi, ajyaho amaraso, umuntu arirema, barongera baragenda. Nawe ubuzima bwongere buze, ibyo wabuze ubibone. Amahirwe watakaje Imana yakugarurire. Haracyari ibyiringiro ko Imana yakuzura ikakuzahura. Ibyo watakaje wakongera kubitora, ibyo wabuze wabibona. Imana ifite ubushobozi, ifite n'ububasha. Ngusabiye amahirwe. Mureke mbabwire, dukurikije amateka y'uyu mugabo witwa Yobu tumaze gusoma ahangaha. Uyu mugabo witwa Yobu ni umugabo watakaje ikintu bita amahirwe mu buryo bukomeye. Iyo hatabaho imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo bwinshi, ntago Yobu yari kongera guhirwa. Yobu ibintu byamubayeho bimutunguye. Ubundi hari igihe umuntu aba mu bintu byamugaruka akavuga ati ni ingaruka z'ibyo nagize. Umuntu aramutse asinze akajya mu kabari bamukubise vide ntiyabitindaho kuko arabizi ko ibyo bintu biba mu kabari. Umuntu aramutse ari umusambanyi aje agatwara inda ntago yakumva birenze kuko yabaga ahantu inda ziri nyine. Hari ibintu biba bitarenze, hari ibintu uhurira n'ahantu ukavuga uti n'ubundi nagombaga guhura nabyo.
Yobu Bibiri yivuga Bibiri ivuga ko ari umukiranutsi yubahaga Imana yagenderaga ikibi kure ntabwo yajyaga cyegera ntaho yari guhurira n'imivumo yo gupfushiriza rimwe abana yo gukena akaba umutindi kuko ntabwo yagombaga guhura nabyo ariko ahura nabyo atabiteganyije atabiteguye ataranazi ko byamubaho cyane ko mu gihe cya Yobu abantu bahuraga nabyo ari ababaga baragomeye Imana. Yobu ahura no gupfusha abana 10 icyarimwe. Yoba ahura no kubura abajabe n'abajajabyi be. Ahura n'ikibazo cyo gukena, ahura n'ubukene umubiri umushiraho. Yobu ariko Bibiri iravuga ngo aha twamaze gusoma ngo Imana ihira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere ndetse ihita yerekana kuntu yamuhiriye akagira abakobwa beza baruta abo yari afite ndetse muri ako karere no muri icyo gihugu nta bantu bari bafite abakobwa nk'aba Yobu. Yobu Bibiri iravuga ngo Imana imaze kumushumbusha yahise igira gute yahise imuha n'imyaka yo kugira ngo abeho iby'Imana ibuhaye abibemo. Imana tuyihaye icyubahiro. Hanyuma ngusabiye guhirwa yarengeye Yobu iracyahari. Ngusabiye andi mahirwe. Hari ibintu watakaje mu buzima bwawe, hari ibyo utabonye uri umwana muto, hari ibyo utigeze ubona, hari ibyo utigeze wumva, hari ahantu wavukiye, hari aho wakuriye, hari aho warerewe, hari abantu mwakubitanye, hari abo mwahuye, ariko nje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Twifurije andi mahirwe. Imana igira amahirwe menshi. Imana igira amahirwe y'imfubyi, igira amahirwe y'abapfakazi, igira amahirwe y'abagabo, igira amahirwe y'abagore, igira amahirwe y'abacikije amashuri, igira amahirwe y'abatarize, igira amahirwe y'abanyonzi, igira amahirwe y'abakarani, igira amahirwe y'abayedi, igira amahirwe y'abafundi, igira amahirwe y'abapagasi, igira amahirwe y'abacakara, igira amahirwe abantu bose Imana bafitiye amahirwe. Ntabwo igireba diplome, ntabwo amahirwe y'Imana ashingira kuri diplome, ntabwo ireba imiryango, ntabwo ireba igihagararo, ntabwo ireba ubwiza, ntabwo ireba abakuri inyuma, ntireba abagukomera mu mashyi, ntabwo ihera kubakwemera, ntihera kubagushaka. Ubwayo nk'Imana ibitsa amahirwe y'abaciriritse, abize n'abatarize, abantu bose Imana bafitiye amahirwe. Hanyuma mbifurije amahirwe y'Imana nawe azakugereho. Si ngombwa kuba warakandagiye mu ishuri, si ngombwa kuba ufite abakugererayo, ntabwo ari ngombwa kuba ufite abazabigufashamo. Ubwayo Imana yacu irihagije, icyo umutima wayo ukunze n'ikikora. Haleluya, kuko ari isohoza icyo nategekewe, ngo ndetse ifite n'ibimeze nk'ibyo byinshi, ngo nicyo gituma nkurwa umutima nuko ndi imbere yayo. Iyo nyitekereje ndayitinya, ngo Imana yihebesheje umutima wanjye, ngo nisumba byose yaneje imidugararo, ngo nibyo bimbabaza si umwijima w'icuraburindi umpfutse mu maso. Ayo ni amagambo Yobu yavuze. Imana igira amahirwe. Imana igira amahirwe menshi kandi ndashimira Imana. Amahirwe y'Imana reka nkubwire, n'umuntu usunika igitogotogo ayo mahirwe aba yakwiriye. Amahirwe agera ku bayaya bagahinduka ibyamamare. Amahirwe abantu bavutse bigiye ku TADOWA mukaba mwarageze mu nteko zishinga amategeko. Abantu mwavutse mwambara ibipira, igipira ari ikanzu ndetse ikaba n'ikabutura, ari igipira wisesekamo. None ubu ngubu amahirwe yaragusekeye, uri umuyobozi uyobora abandi, wabaye afandi, wabaye umuntu ukomeye. Amahirwe mwabaye ibyamamare, ariko tumenya aho muvuka. Hamwe mwamurikishaga urubingo, ari ukuntu twajyaga tumurikisha urubingo kera gutya, amatara ataraje, amatara yaraje, urubingo tukajya kuvomera mu rwabya kabindi. Hari akabindi nigeze mvomera mo ndakamena. Amahirwe y'Imana gukura mu cyaro cyaherera abandi hahandi, amahirwe akakujyana hahandi uri rudomoro, amahirwe akakwicaza mu mahirwe. Amahirwe
ujya kuvukira kwa wa mugore wa wundi wishwe n'imbetezi wa ugerekeranye inguti yamwesheshatu akaguha umusore w'ibogari wize akiga nayawe. Amahirwe agera ku mfubyi Imana ikazishakira, amahirwe y'abapfakazi, amahirwe adafite shinge na rugero, amahirwe atagera epfo na ruguru, amahirwe y'abakene n'abatindi, amahirwe abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, amahirwe abantu bari barwaye amavunja, abavukiye muri nyakatsi, abatagira base ntibagire ba nyina, abavukiye muri Faisal n'abavukiye mu Masaka, abavukiye mu Rutoki n'abavukiye CHIK. Amahirwe asekera buri wese. Ngusabiye amahirwe y'Imana, amahirwe y'Imana n'abazunguza Atera banyuraho, amahirwe y'Imana agera no kuri mayibobo, amahirwe y'Imana agera no ku bantu batazwi. Ngusabiye amahirwe, Imana iguha amahirwe. Ibyo wabuze mu buzima bwawe Imana izaguhe guhirwa. Amahirwe utabonye uri umugore muto Imana izayaguha ushaje. Amahirwe utaboneye iburyo uzayabonera ibumoso, ayo utaboneye ibumoso uzayabonera iburyo. Imana ntizagukure mu isi utabonye andi mahirwe. Hari andi mahirwe, Imana yitwa Imana ihoze. Mbifurije amahirwe muri uriya mwaka tugiye gutangira. Ibyo utabonye mu bakobwa bawe uzabibone mu bahungu bawe, ibyo utabonye mu bakozi bawe Imana izabiguhe mu bakazana bawe, ibyo utabonye mu Rwanda uzabibone mu mahanga, ibyo utabonye mu ntara uzabibone i Kigali, ibyo utabonye mu bo musengana uzabibone mu bo muturanye, ibyo utabonye mu muryango uzabone no mu muryango wa Kirisitu. Ariko Imana izakumpera amahirwe kandi uzapfe warakoze ku mahirwe y'Imana. Imana niguha umugisha. Nje kukubwira ngo kwiheba bijugunye, agahinduka jugunye. Imana iguha amahirwe nawe umere nk'abandi, iguhe ibyishimo nk'iby'abandi, iguhe gutunga nk'abandi, iguhe kurya neza, iguhe kwambara neza, iguhe ubuzima, iguhe imibereho, iguhindurira izina, iguhindurira amateka. Imana ibaha umugisha. Ndashoje, narindi kubifuriza kugira amahirwe. Abihebye muzabona amahirwe, abitakarije icyizere, ababona ko musigaje gupfa, hoya amahirwe y'Imana gusekere, usekerwe nkuko Imana yasekeye Yobu, nkuko yasekeye n'abandi. Imana nibaha umugisha. Musangize abandi iki kiganiro, abatarakora subscribe muyikore, abatarakora share muyikore. Mukomeze mugire amahirwe mu mwaka mushya. Amen.